if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like that. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. Jimmy na Jackie. Jimmy na Jackie, ibi ngibi nibyo nyituye. Cyaze Jimmy. Damn, cyaze. Imana igumugisha tu. Ku buryo we Jackie wahuza n'umugabo wa ubizi noneho man. Atari n'ibintu byagutunguye. Ibikimwe bidasanzwe. Hari kidasanzwe wabonye nakoze. Urabizi neza nzaho umugabo wawe ari kuri Jimmy. Kuri Jimmy. Uvuze umugabo wanjye, right? Mbura nkubwire. No way. Genda gahoro, genda gake. Gake. Mba nkubwire. Ku mugabo wanjye. Uzankangisha ikindi kintu, ariko ku mugabo wanjye. Ni gutya. Kuri Jimmy rero. Urabizi? Wowe. Tujya gukora bato nge nawe turebe uri butsindire undi. Ikintu cyari. Winyoga. Ushaka guhangana? Yeah. I'm back. Nutsinda. Ndahari. Nzamenya ko. Ndahari. Duhangane. Wabanje ukajya guhangana n'ikibazo cya musaza wawe. Ngiye ukandeka. Reba uriya mugore yashakanye nawe ukuntu asa, ukuntu ameze, nta buzima. Wabanje ukajya guhangana n'ibibazo bya musaza wawe. Ibya musaza wanjye n'umugore bije bite? Ubizi wiki kwanza? Ngishoti. Ibyo utazi byose nge mba mbizi. Ibyo umenya nge mba nabimenye imbere yawe. That's why. Imbere yanjye. Yeah. Ngiye kumakinga sure ko utazongera guhura na Jimmy. Cyose gitangaje ni ukuntu nyine uba wasizoye. Iyo wagiye muri za diru zawe kwa kundi uba wagiye, Jimmy ndamusigarana ni wa mutipe mu byishimo, ni wa mutipe nkurira buri kimwe cyose nkumva ameze neza, ni wa mutipe nyine umereza ibyishimo mu buriri nkumva ameze neza, utuma nishima. Uko mfite kintu hi baby. Nago namureka sheri. Ndumva ari byinshi mwakoraga nazi ba nyuma y'iminsi mike, rimwe kabiri gatatu birabyakemutse. Urayitumenya isura yanjye ya nyayo. Look at you. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I bibaje no kubwira. Ese urarakara kugeza ryari? Ibyo yakoze nibyo ushaka kugira umbwire se? Nese waretse nka gusobanurira. Sote kundeba gutyo. Vuga. Ibyo yakoze nago bihagije uracyashaka kumbwira.
ndabona udashaka kunyumva ariko uriya yankoreye byinshi mu gihe utari uhari. wowe na Jackie muzabana ntakiri muri uyu mubiri kandi gupfa kwanjye biri kure cyane. Okay, nta kibazo. Icyo ushaka uzakora icyo ngicyo. Gusa ngewe icyo nzi kandi mpamya nuko ibyo Jackie yankoreye sibyo ni byinshi cyane ku buryo nyine none nta kintu mfite namwitura. So icyo rero cyose yanegeka. Urabizi njye na Jackie turi inshuti, uzigiye maranye nawe warangiza ugato. Okay, ngiye nta kindi narenzaho. Gusa nyine nawe uri kunyumva tu. Ako se Janine. Ndakumva mbwira. Janine. Ndakumva mbwira. Ibi bintu urimo byo kwihorera wabihagaritse. Urabona niba kwicira muri byo nzasigarana nande. Abantu uri guhangana nabo bakurusha ubushobozi. Umva Jimmy, bose uko ari batatu bagomba kwishyura urupfu rw'umwana wanjye. Dr. Jack na mushiki we na mama we ubu nibwo bagiye kubona akababaro k'umubyeyi. Ndakeka ntibeshye niwe Nina. Ya, ni ngiye bita Nina. Ahubwo bari bambwiye ngo muranshaka nabitabye. Ya, namenye ko ari we Nina. Hari umukobwa ubi wanyu witwa Ono. Ndatekereza umuzi. Ndamuzi, ni mabuja wanjye. Oke. Uwo ni mabuja wawe? Ya, kuko ni mushiki wa boss. Jesus. Ndabizi ko mbeshye. Ahubwo uri umugore wa Jack. Nguki? Ibyo subikuye kandi. Ngende umukozi muri ruriya rugo. Uzisi? Ikikugenza muri rugo ndakizi. Imipango yawe yose, plani zawe zose. Rero mbere yuko nsenya plani zawe, gihe gusaba ikintu kimwe. Nguki? Ngo ibingenzi urabizi? Mva rero nkubwire, sinkuzi nawe ntago nzi. Mbabarira undeke njyenyine. Ndabona ushaka gukomeza umutsi. Ndaza kukureka ari uko maje kubwira Jack ikikugenza kushaka kwihorera. Niwe uri inyuma y'urupfu rw'umwana wawe. What? Ibyo se kandi ubizi? Igisekeje Jack nabyazi. Ese wowe uri kuvuga ibiki? Ngiye ni nasi ndanabonana n'umugabo none uri kumbwira iby'umwana. Umva mbabara reka nigendere, ntago nkuzi reka nigendere. Ndeba hano. Ikintu nifuza. Uriya mukobwa yitwa Ono biwanyu. Ushaka kumubona atari muzima. Bitari ibyo. Mupango wanda wangiza. Umva rero nkubwire, ibintu uri kuvuga ngiye ntabyo nzi. Mbabara nigendere. Ikindi kandi, ibintu uri kumbwira ngo ngiye ngo umuntu mukureho. Ntago ndi Imana ngiye ngufata umuntu mukuremo umwuka. Nzi ko mbona washyushye cyane kandi uvuga ko utabizi. Ese Nina, uvugisha ukuri urabona ntakuzi. Ubwira ikiduza njye nawe se. Umva rero nkubwire, hari ibintu byinshi nanyuze mutazi. Rero ndakwinginze mbabarira, va mu byanjye, ndeka utanyicira ubuzima. Ese uribuka umuganga wakuvuraga? Wabyaye nabi, ugiye gupfa nta buzima ufite. Uribuka yuko muri mideni ry'ubuzima? Jackie, ni wowe? Ntago nakwizera ko ari wowe twicaranye. Wandi uryo niryo zina ryanjye, wari watinze kumenya. Ni byiza guhita umenya. Imana ishimwe. Niyo mpamvu njya kugusaba favor. Nutayemera
kuko ubuzima bwawe iyo byari kuba atari njyewe wabutabaye uri kubarizwa usororo nk'abandi bose. Ese wowe kuri kunkurikira uranshaka iki? Nabonye wahereye kare uri kunkurikira. Rero aho kugira ngo ukomeze unkurikire, wakora ikikugenza cyangwa ukavuga ikikugenza. Urebye rero humura pe, nta mugambi mubi nkufiteho. Gusa hari ibintu maze iminsi nkwibazaho kuri wowe, numvaga nshaka kuganiraho nawe. Umva rero nkubwire, mfite ibibazo byinshi genda nko guturitsa umutwe wanjye. Humura. Rero mbabarira ikibazo cyose uri kunyibazaho cyangwa ikibazo cyose mfiteho, ndeka uzakimbaze ntuje. Ariko se nta nubwo ubibona koko? Urabona bamaye akazi ko gukurikirana, sibyo? Nanga kubikora, nta nubwo ubona ko nkwitayeho. Basi bibone. Oya wimbeshye, kuko ntago wabyihoreye. Nubu ngufasha uri kunkurikirana. Oya, ahubwo mfasha. Ndasa ku ntego y'icyo ushaka, ibindi bireke byo kuza umbeshye. Kuva wa munsi twahura nge nawe, urabyibuka neza, sibyo? Ibyo nkora byose ndatekereza wowe, sindyama ngo ngoheke, sinzi ukuntu ibintu bimeze pe. Ubashe wanyumva. Umva rero nkubwire, ndi umugore wanyuze muri byinshi. Ibyo rero uri kunzanaho ngo by'inkundosha ngiye ntago mbibarizwamo pe. Ibyo byiguhangayikije. Birumvikana neza yuko ushobora kuba nkubutse basi nkabikubwira vuba, ariko nawe ubwawe ubitekerezeho impamvu nk'ubw'icyo kintu. Urinde nkaba nkubwiye yuko njye ubwanjye ntarimo kugoheka. Please ubanze unyumve, ntugire ikibazo, ntago nje kukwangiriza ubuzima, ndakwinginze, sibyo? Umva rero nkubwire, hari impamvu nyinshi cyane zituma ngiye ntajya mu mubano n'undi muntu. Nta kidahinduka. Ngiye nakubwiye ko nta rukundo rwanjye wabona. Oya, mfite byinshi byo gukora. Birumvikana pe. Noneho ikintu kibabaje, uri inshuti na Jimmy. Ibyo ni ibintu ntago birenze. Ni ibintu bisanzwe. Kuri wowe ntago birenze. Ariko numara kumenya ngo Jimmy ni muntu ki. Mu by'ukuri ibyo ntago byakabaye bigira ikintu na kimwe bihagarika. Ndakubwiza ukuri. Nanjye uje ntago uzi ngo ndinde. Buriya rero ujye ubona uri guseka na Jimmy, uriya ni umutindi. Numutindi ku mutima, numugome. Uriya ni ikirura kiyambisa uruhu rw'intama. Ndumva ubwo bugome butahagarika ibyanjye nawe pe. Umva nkubwire mukobwa, ibyo ngibyo nanjye ubwanjye ndabizi, ntubindusha pe, sibyo? Ariyo mpamvu nanjye nshaka kugukura mu maboko y'ikibi, nkagushyira kure yaho utazongera guhura n'umuhangayiko. Gusa icyo nkwisabira, nyizera. Ibyo uri kumbwira ni agatonyanga mu nyanja. Oya, hari benshi banyijeje ibitangaza, kandi nta na kimwe nigeze mbona. Ibyo birumvikana ariko sinjye pe. Umva please, mu mwanya ndabanza ngiye mbitekerezeho. Basi kamusaba kana mpamahirwe, sibyo? Yo kuba nakwinjira mu rukundo nawe, kandi ubitekerezeho neza, ntabwo uzahomba. Ariko warasaze. Ese ubundi wowe usaba urukundo umuntu mu y'iminsi ibiri? Ntabwo urukundo ari igihe kirekire. Nta rukundo ngewe mfite. Oya, nta n'umwanya mfite wo kongera guta ku basore. Turi kumvikana? Ntabwo ibyo bintu wabinkora pe. Umva rero nkubwire wa musore we, ndakumva. Nta mwanya mfite wo gukomeza kugutaho. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Ako wa muhungu,
ko maze iminsi nkubona cyane muri zino quartier noneho uhagaze hano kuri kino gipangu hari umuntu ubuhashaka ibyo bikureba iki umva rero nkubwiriye muko ntago tuziranye turi kumwe jewe ngiye aho nshaka mpagarara aho nshaka please jumita yininga diru zawe se kuba nkubwiye ikintu kimwe ukambwira nanjye nawe turaziranye ku buryo umbwira nabi nkawunyijirira mu buzima ugenda umbaza aho mpagarara hano hari igipangu cyawe uridi nubwo cyawe kinahari please duvuye ari umuhanda w'ipangu byinshi hano turi kumwe cyo bitondera abantu ako disa beza bapfubusa ngo abeza bapfubusa umusore mwiza nkawe igihagararo nk'icyo ngicyo urifashe tututse umuntu uko akubajije gutya umva rero nk'ibiri akabanga gato winkoraho sibyo nujye ubona umuntu nta gahunda mufitanye unyumve neza ntugapfe kumuza ibintu by'ubugoryi butanashinga ntabwo ubuzi system avuyemo ntubuze uburyo amerewe muri we ibyo byo vuga ngo mwiza disi ndabimenye kwanza none nabazaga n'ubusa uraba gateye indobo niyo mpamvu niyo mpamvu gafite umushinga ibyo bikureba hiki kano nkaho tukana kandi niyo mpamvu ufite umushinga umurwayi wa sida se bakubwira ubwo bushinzi nta mukobwa ugiye ako mubabazwa n'ubusa ibyo bintu ntabwo bakomeje kugenda ungabanyeho ubushinzi turumvikana jya umenya ibyawe ntunyesherere ubundi urampagarika wagiye winkoraho umva nkoraho urebe imbwa zakurya ahubwo noneho nari nakoroheye ugira ni benshi ngo nari nzongera kukubona muri zino kariti uhagaze kuri kiriya gipangu uzabibona noneho Kose hano muri inzu hose ubona bigize nabi muri kunyona no kunsura izere ko noneho ubonye ya bici yawe hasi ubu nzavuga ngeze ryari ushaka uno mutwe wawe nzawumanyure kugira wumve ko uri umugore wawe ako suzi ko abantu bagira ngo aho si uriya n'umugore wawe mamagara umubaze mu kanya yarafunze inguni n'abandi baniga nawe uri gushweza ngo umugore uriya mugore gusa ahubwo hakujya usaraho ujya urwara mu mutwe winyoga uriya mugore kuva namushaka nta nubwo ararenga kuri n'uruye wumve no gushopinga ahubwo umva nkubwire nari ndi kwizamukira niviriye iriya hepfo nsanga ari kumwe n'agatipe mubajije kanyibwirishijwe nabi ibintu bitandeba gusa ahubwo ukabwire ko nta muntu n'umwe nshaka ku gipangu hakose si njyari nshaka kubaza upfa ikinanina ku buryo akana kari ko kose akoze ugomba kumugenzura ndamutunze se nyine upfa iki nawe gisobanure uzakimenya uri i Rwanda ariko se madame ungenda wondi umuhanda ku buryo akantu kose kabaye ni nayabaye ni na muri iyi nzu ndakwiyamye umvire mu buzima ako mana yanjye agahinda n'ikica kweri kagira mubi uzanye umugore atangiye kumenyerera mu mitungo ya mama umva nkubwire mada nkwibutsa aho uturuka umva rero nkubwire kwihangana kwanjye kugira aho kugarukira akose nini ko nakubwiye koko ko nagusobanuriye ni nani n'ibiki ngiye umuntu azajya nsuzugura aze no uzi ko uyu mukobwa arengera aje mu buriri ansuzugure ancireho ahantu hose ansange mu gikoni ntabwo nakubwiye ko ari igihe gito ntabwo nari gusobanuriye wambabariye ko ari iminsi mike akagenda ibindi byose tukabikemura ko wambabariye umva nkubwire rero uri gutekereza ko ndi bugende vuba ikindi mu gihe nyihumeka njyewe ntabwo uzabana n'ingirwa mugore do ngo umva rero mubwiye Jack ibi ngiye maze kubirambirwa njyewe niba udashoboye gufata umwanzuro mu rugo rwawe ntabwo ndi bukomeze muri iyi mikino yanyu muba muri gukina kuko mayije kurambirwa umutima wanjye mayije kuba umukara kubera abantu bari muri iyi si akose nina wambabariye ko
ako se wa mugore we niba urambiwe wazinze ibyawe ukagenda injiji ako se uramuzingisha niwe wamuzanye ako se sisi musobanurire ko mana yanjye utekereza ko nakirukana umugore wanjye ugasigara ahangaha nakubwiye mu gihe nyihumeka nyine no muri iyi nzu umugore wanjye ntazigera ava mu rugo rwanjye azahava wowe ari wowe wamukura umva rero nkubwire narakwihanganiye ugira ngo noneho kamamagare mama wanjye nona bimubwire byose urarwaye umva rero nkubwire Jack nagira ngo nkwibutse ko nari umugore wawe iyi ni serivisi naguhaye Nina ibintu urimo urabizi ese mama ubu noneho ngiye namenye ukuri ngenda birambiwe pe guhora banoteza bya buri munsi ndabirambiwe ndagira ngo ubwize ukuri mushiki wawe ko ngiye ari serivisi naguhaye ntari umugore wawe sano byanyu birirwa ari uri mutoteza nabi shani menyindi nari mbizi ko wowe utajya wiburira umva nawe rero nkubwire aho mbimenyeye nono ntabwo uri umugore muno bivuze ngo ntacyo usobanuye muno zinga utwawe mbone wasohotse Nina rero mubwire sibyo kandi uyu munsi umbabarire nyumve nubwo nagusabye serivisi yuko wambera umugore n'ubundi mu buzima busanzwe ngenda gukunda n'ubundi ngenda kwikundira pe ako se Janine ndakumva mbwira Janine ndakumva mbwira ibi bintu urimo byo kwihorera wabihagaritse urabona niba kwicira muri byo nzasigarana nande abantu uri guhangana nabo bakurusha ubushobozi umva Jimmy bose uko ari batatu bagomba kwishyura urupfu rw'umwana wanjye Dr. Jack na mushiki we na mama we ubu nibwo bagiye kubona akababaro k'umubyeyi